nguhaye ikaze kandi ndagusuhuje. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Sinjye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Pastor Ibyishimo cyangwa se Sibomana, nanjye vuga ngo Atanazi. Sibomana Jean Baptiste umusaza. Yego. Wanashaje ariko byaje. Kabaye umusatsi. Kabaye ubwo umusazi watangiye kugenda. Ni iki kabaye? Kabaye. Umeze mute? Turashima Mukama. Ko mbonye TV1 abapasiteri bagenzi bawe igiye kubakoza hasi. Oya irasuka amazi kuruta. TV1 na pastor ninde wabayeho mbere. TV1 izahindura izina, pastor bizaguma. Iravuga bishoboye. Wari wajya gusura Mutesi muri Rebu? Wajya gusura Mutesi? Oya ntabwo ndajyayo. Wari gushinzwa sheke itazigamiye. Sheke itazigamiye. Oya ariko ibyo ngibyo urumva ari kwishindwa senate. Urumva mu minsi yashize bagize gutya we n'urugendo bababonye ahantu inkuru ivutse babikojejeho nyine bakoza ibaba muri wino bandika kuri sheke bati umuryango rwose tugiye kuwufasha kumbi ni imitwe. Hanyuma ubwo bafashije n'igicumbi haramura uko hamwe bagiye bakavuga ko babashyiriye ubutumwa bw'abagira neza. Yego. Bakabubashyikiriza abantu bakarera bagatera impundu. Ntumbwire ko yasheke nta mafaranga ariho. Nyirayo yaje hano kandi baravuze ko ari amafaranga. Urabizi ko bagiye banatindamo gake ngo abantu bakitanga. Baragenda bavuga ko amafaranga bayazanye barayatanga. Ndetse Mutesi avuga ijambo rikomeye. Njyewe envelope na envelope riga yatanzwe ntago ari sheke. Batanze envelope ngo irimo amafaranga. Bihindutse sheke gute? Ubundi Mutesi yanabwiye abantu ati ntihazagira unyoma inyuma atagize gute atarizanye. Hanyuma rero witwa Mureramanzi umugabo rwose n'uwahariya ahantu biti Munyinya azi Kigali ngwaje kuri amafaranga. Ngewe mbibonye ntago nge nagisuye TV1. Ngewe mbibonye ku Ikaze TV Rwanda ku mugabo w'inshuti ya Mutesi cyane witwa Pastor Korode. Oya ngo yaramwimye nagakira inshuti ye. Oya ni inshuti bugerega bazita izotanye mu Kinyarwanda ni izotanye. Nibutse ko bajyanye muri kamera. Noneho ndavuga nti hari igihe byaba ari bya bindi bujya ngo umwana murizi ntabwo akugwaho urutobitsi. Ndavuga intese ibi bintu Pastor Korode avuze ko Mutesi umubyeyi tuzi w'inyangamugayo ubundi nubwo yigiriye ibibazo kwaje kwapura akaba ariho hantu abantu batamugiriramo icyizere. Yego. Ariko ubundi ku kindi kintu cyari kijyanye n'amafaranga Pastor Mutesi twamufataga nk'umukiranutse ku mafaranga wenda yarazi kuyashaka mu buryo bwose. Wenda kuri gahunda ho haje ikibazo. Ngewe yigeze no kuni iminsi ishera nyiyanye Pastor Byishimo arambwira ati umunsi wamvuze ujye unyamamariza rwose mubyeyi ugira imyambaro myiza y'abageni uzi guteka neza amabife abantu mwese mufite. Oya rwose uzi no gutegura inkuru zizano ku mihanda. Abantu bafite ubukwe bategura ibirori bishuti zacu Byishimo Official mu Bumbe TV ndababwiye ngo aya mafaranga mashyire Pastor Mutesi reka twikomereze ngomba nishyuye ideni ubunemerewe kumuvuga. Yarakubwiye ngo mbere yuko umanza kumuvuga manzu nyama uvuge ko Mutesi ngewe nkuri ateka neza gatekera makwe ntagererano kuri icyo kintu kabisa. Hanyuma reka tumuvuge rero. Ngira nti ni bya Korode. Ngize gucya rero TV1 numva na meya avuga ngo bamwite Emmanuel. Rega hari igicumbi burani wa Burugumesitiri Emmanuel aravuga ati ni meya ni Burugumesitiri. Nyine nkatwe bo hambere twebwe buru bamwitaga buru komine ya Nuza ya Gicumbi komine ya Byumba si Ibyumba ariya nuko ahahoze komine Kinyami. Komine Kinyami sibyo ndahabona muri serire ya Mubuga ahitwa Munyinya kugira ngo mve ko azi neza. Aha niho Mutesi yakoreye icyaha ubusereka sibyo akabiga se ko nkakeza. Yego. Ariko reka mbere yuko duha abantu ubwino kuri iyi nkuru. Ariko rero buriya biba byiza iyo ugiye kuvuga umuntu biba byiza umanje guhamagara nyir'ubwite akakwihera amakuru. Sibyo? Ibyo byaba byiza
tukumva neza uko gahunda zimeze. Buriya mba ngomba gukora inkuru nk'umupro. Uraho neza muvandi? Yego. Mumeze mute? Tumeze neza. Guhamagaye ndi mu kiganiro. Ni Robert. Mbonye inkuru yawe kuri TV1. Yewe no mu bindi bitangazamakuru, ariko buriya biba byiza iyo utangaje inkuru wumvisha uruhande rwa nyir'ubwite. Ubutekamutwe buvugwa ko bwakozwe n'Urugendo TV ndetse na Pasteur Mutesi bumeze bute? Ubutekamutwe donc buvugwa ko bwakozwe n'Urugendo TV na Pasteur Mutesi bakagwa sheke itazigamye bimeze bite? Ubundi se ko nabishyize kuri ntuza. Ariko ni byiza ko abantu bankurikira n'urugero bo bamenya realite, nta kintu bitwaye. Uriya nyine uganye n'abantu batandukanye, hari n'abavuye mu rugo mu gitondo. Yego. Ariko nkibaza nkavuga ese ko ushaka kumbaza, ushaka ngo mbaze nawe ubishyireho. Yego rwose. Ese nubishyiraho ko n'ubundi babinyuje ku zindi ntuza. Mubaze ko ibyo turi kubona urashaka ngo bitange. Oya, ngiye cyo nari nkwamagariye ni ukuvuga ngo ese koko ibyo twumvishije ni ukuri? Ni ukuri, ntabwo ari ukubeshya. Ntabwo ari ukubeshya? Yego, urakoze. Ntabwo ari ukubeshya pe. Yego, sinzi wenda niba watunyuramo ni make uko byagenze, ariko abantu bakamenya ukuri. Nubundi se ko byanyuzwe hari n'izindi ntuza biri bunyureho. Ubwo njye ndi kwibaza nkavuga nti uragira ngo mbigusobanurire byose. Oya, ndi kubaza ngo nyuma yo muri make nyuma yo kubona iki kibazo uteganya kwitabaza inkiko, donc ni ukubinyuza mu itangazamakuru gusa? Dusobanurire. Gusa ni ukuvuga ngo Mutesi yamaze kubona byageze kuri TV1. Ubwo mu kanya yandikiye message arambwira ngo duhurire i Kigali, njyane n'umwana wa undi wakoze ikiganiro, wa undi mukuru hamwe n'umudamu, ngo duhurire ahantu ngo dukorane ikiganiro, ngo ayo mafaranga yampe ngo kuwa gatandatu. Bagusanze se mu rugo nk'uko bagusanze mu rugo? Yewe rero narebye ndabina ibi bintu kari gutinya kuza. Arambwira ngo namusebeje ku mantuza nyine, ku mateleviziyo. Ngo musebya yuko ngo yansinyiye sheke ngo y'amasheke idasinye. Ariko ngo yari yambwiye ngo duhurire i Kigali, ngampa amafaranga. Nako ngo yambwiye ngo yavuze ngo yaravuze ngo azayanzanire, ngo afite na message tuvugana ngo azayanzanire. Jewe rero nimba naramutegereje akimara kumbwira ngo azayanzanira aheba, akaguma ambwira ibyumweru bingahe bigashira, yari yambwiye ngo ararwaye, akongera akavuga ngo niyoroherwa azaza. Aho yorohewe muhamagara ashyiraho icyumweru kirashira, yongera ashyiraho ikindi nacyo kirashira. Niyo sheke n'ubundi nta gaciro ifite. Yabintu umuntu yarambeshye, reka niyambaze TV1. Nibwo nahamagaye Lionel kugira ngo barebe ko hari ikintu byatanga maze kubona ibinyuzeho, ariko kugeza na n'ubu ntabwo yari yarigeze ampamagara. Niyo mpamvu niyambaje nyine iriya ntuza ya Lionel. Ubwo yampamagaye ari uko abonye bikomeye, aravuga ngo ninjyane n'umuryango wanjye dukorane muri Kigali. Ndamubwira ese wansanze inaha? None se ahubwo ikibazo ubwo mise nibaza, ayo mafaranga ubundi yagomba kuva mu mufuka wa Mutesi cyangwa abantu bari barayamuhaye? N'abantu ngo hari intuza bari gurupe, sinzi ko babyita, bishikusanyije. Afite itsinda yitwa Gira Neza.
bakusanyije ibihumbi 400 niko umuntu wampamagaye mu kanya yambwiye umwe muri bo baje bari bajazanye na Pastor Mutesi igihe bavugaga ngo bampaye sheke ambwiye ngo bari barakusanyije ibihumbi 400 ariko hari umuntu nimba ari umudespora wo hanze nimba ari iki yarabahaye ibihumbi 500 babi 900 ubwo niyo mpamvu nyine yabaye ayo mafaranga ibihumbi 900 naho ntago yaraye ku giti cye nabaye kusanyije hamwe nayo uwo muntu wo hanze nuko bimeze. Wowe wundi wagiye kuri banki usanga iyo sheke nta mafaranga ariho? None se nari kugenda nkerekana sheke idasinye iyo sheke ikemerwa wapi? Urumva rero bamfashe nk'umujura kandi nari igihe gishize mbwira mbeshya niyo mpamvu nanjye niyambaje kuko nyuma naramuhamagaye aranyihorera. Iyo sheke se yari isinyeho na Mutesi? Ntabwo isinyeho ariko ubwo ntabwo wayibonye. Niye baraguturiye mwa. Hari ahantu handitse sinyatire uruhande ku ruhande rw'ibumoso handitse sinyatire ubundi usinya munsi ya sinyatire nibwo bayuzuye ariko nge sinari mbizi nibwo bwa mbere nari mfashe sheke nabaho ubundi siri mu mazina yandi yo sheke yanditseho nimbaru Mutesi Pridasien. Okay, ni ayo mazina yo naya Pastor Mutesi. Yo naye pe. Arangitse yandikaho amahero 545 yari bari bayashyize mu mahero ngo ninjyayo ngo baragira ngo barayavunja bayanga. Baragutuburiye pe tuvugisha ukuri. Barashaka kugira ngo dande Kigali turamusanga y'iki ko haje ukaheba. Genda mubwire ni rero nimba wumva ushaka kwandika ibintu bice mu mucyo ukabuzi k'amafaranga ari umuntu wo hanze yashatse kugira ngo yagaragaze icyo yakozwe hamagara w'akarere umubwira uti Sidarato n'umuryango we bariya bakoze bagiye kunshaka i Kigali baze dukorana ikiganiro y'uko amafaranga nyamuhaye kandi ayo mafaranga azagurwemo umurima umurima wandikwe ku bana nimba abona yuko ntanyarike noneho ndavuga nti bibaye bityo byaba byiza nayo akamenya ko ngiyeyo ku buryo hagize n'ikindi kintu kiba wamenya ko mumaze gusobanuka kabisa ntago upfa kugenda mwana uburyo ntamenya ko naburiwe irengero cyangwa se amumudaso tumutegere njyane nawe yego dukorane ikiganiro bampaye amafaranga nzi yego jewe naguremo umurima meya azankurikirana reba uwo murima ko waguzwe noneho igihe bazabonera umwanya nimba adashaka Kagame ko iki gihugu yacyubatsaga bamwoherereze ku ntuza kuri WhatsApp nawe woherereza uwo muntu wo hanze yego ibyo bintu nabyo nabisabye kuri uwo muntu bigeze kuzana nyine hamwe na Mutesi ku rugendo. Hanyuma ndumva rwose ibintu byawe bisobanutse, reka tubwire n'abantu bajya gufasha abantu niba umuntu ari uwo gufashwa bajye bamwohereza ayo mafaranga amugereho direct kandi byo kunyura mu biganza bya ba Robert n'abandi bose numva aricyo cyaba ari cyiza. Ari kubibabwira nose kurumva ari uko ntabageze nakutabagize reka ngushimire uvuga ngo namusebeje kuri mateleviziyo akavuga ngo ntago ashaka kuzina yewe namwandikiye ndamubwira nti kuri umukozi w'Imana ni gute utinya uruvugo uri umukozi w'Imana nimba uzi ko uruvugo ntacyo rugutwaye kuki uri gutinya kuza n'iyihe mpamvu aravuga ngo nimusange i Kigali. Oya Strato we numvise uruhande rwawe ndaza kuganiriza birambuye kuko narindi mu kiganiro sibyo bo reka mbe ngushimiye.
sawa rwose barabikubaza ujye ubabwira uko nakubwiye ntacyo ntakoze arebe yenda yaba ari n'umuyobozi w'umurenge cyangwa atayishakira abasherisheri b'imirima bayaha umuyobozi w'umurenge yenda azawishyura atanangeze mu ntoki yego wabandike kuri abo bana barebe ko hari induru mbaguzaho sawa urakoze Imana iguhe umugisha sawa ubundi inkuru yacu yajya yuzura umva ko verisiyo ya nyir'ubwite niyo ihari yego ubyumvishije reka nkubwire rero mbese twamwamamarije byarangiye niba hariho ikintu kibabaje kandi giteye agahinda ntabwo ngewe ibyo by'amayirona nabivuye ni ukuba umuturage ari gutekereza ko kugira ngo ajye guhura na Pastor Mutesi ashobora kuburirwa irengero akaba arasaba ubuyobozi bw'akarere ko bwamuha inzego z'umutekano kugira ngo zigende zimuherekeje kuko umuturage yamaze kubona ko ibyo yakorewe na Pastor Mutesi bishobora noneho ibirenzeho byamuviramo n'urupfu urumva ikintu kibabaje umuntu witwa Bosquempa yatatse avuga ngo yahunze ku mpamvu ijya kumera nk'iyuyu oya ibya Bosquempa yatubireke ariko reka tuze turebe Pastor Mutesi dore amayereri cyangwa amakosa dore Mutesi uridefanda ariko umugabo cyangwa umugore nuwemera amakosa sibyo ikosa rya mbere ni ugufata sheke ukayandikaho amafaranga ukayereza umuntu utayisinyiye ukuvuga ngo uyu muntu muhinduye igicucu nk'igipapuro yatoraguye mu nzira bagiye mu rukiko Mutesi yavuga ati ngewe iyi sheke narayibuze narayibuze ntabwo niriwe nanayirangisha kuko idasinyeho ntabwo yari isinyeho ngo mvuge ngo ntabwo yari isinyeho ubwo bivuze ngo uyu nta nubwo yajyana mu rukiko oya mu rukiko se wayiregesha numvisha impamvu yaje icyo yaregesha ni cya kiganiro yavuze ati tuguhaye amafaranga ko tuguhaye amafaranga nabwo kandi kiri kurigira neza no ku rugendo bashatse bakibaninga amafaranga cyarayinjije kinjije amafaranga ya YouTube kinjije ikosa rya kabiri Pastor Mutesi yakoze hanyuma yo gutanga sheke kuko ntago twavuga ngo itazigamiye kuko iriya si sheke ubundi tuyibara ko itazigamiye iyo nyirayo yashyizeho amazina ye ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo aho niho ubwenge buri aho niho ubwenge tuyibara ko izigamiye iyo yashyizeho amazina y'agasinya n'umukono naho rero iyo atashyizeho amazina ubwo bwo ni ubujura bw'ubuduruburi bw'ubukaceri ubuyabwo ni ubujura bw'amanyanga aremereye ubundi adakwiriye kuba yabarurirwa ku muntu ufite titre ya pastor ni amanyanga akomeye nka yaba bajura ba Nyabugogo akubwira ngo bagiye kugusengera ngo bakweretsweho ngo imivumo ngo ngwino tuyigukureho bakubwira ngo hari ahantu ngo bibye ngo muri banke ngo none ngo hari bariyeri ngo turagira ngo tuguhe ibimenyetso ngo urahagera ukerekana ngo ntibigwe bagusaka ngo bamenye amafaranga iyo ni imibare ikomeye ni kwa kundi umuntu akubwira ngo ntiza telefone ngo mvugane n'umuntu ugahera kumuhereza yarangiza igihe ari kuvugana akakubwira atari ko ati rwose nsayidira ati unyakira uriya muntu akaji agahita aguha 2 igihe ugiye kumwakira Novida akagenda ibi nibyo Mutesi yakoze yabaye yiseke yarayisinyeho basi noneho wenda amafaranga bamuhaye akaba yarayakoresheje ibibazo bibaho umunsi wo kuyirotira akaba atarayabona ubungubu na mushuti we hari mushuti we muri Uganda uri kumva wahuye n'ibibazo bya sheke n'ibyo ngibyo sibyo ubungubu uyu munsi amafaranga akaba atarayabona n'abantu bakamutabara yarabanye Mutesi ntago twabona Mutesi afungwa kuri ribu hejuru y'amayero 547 ni make cyane sibyo ibi ngibi birumvikana ariko biriya nugushaka ni imibare y'ubujura ni ikintu we ubwawe wakoze cy'amanyanga iki nacyo ni kibi sibyo cyo ni ikintu kibi cya kabiri Mutesi yakoze icya gatatu kibi nanareka ibyo ni ugufata amafaranga yahawe n'abantu yabaye aya mafaranga ari umutima we mwiza wamuteye kujya gufasha aba bantu akajyayo akababwira ati rero ku itariki zinisi nzabohereza amafaranga mugure umurima w'uyu mwana none reka mbasigire ikimenyetso iyi sheke nubwo ntayisinyeho
iyi ni ingwate izabereka ko ibyo navuze nzabikora. N'ubu twavuga tuti Mutesi aracyahiga, wenda habaye n'intambara muri Irani, wenda peteroli ye ntabwo iragera mu Rwanda, cyangwa Hormuzi ishobora cyangwa Hormuzi ye irafunze. Ino minsi ishobora Hormuzi irafunze. Hormuzi ya Mutesi ntago yafungwa. Irafunze ariko jya wemera. Ariko Hormuzi uzi icyo ari cyo. None se ndi kuvuga ibyo ntazi. Wa mukobwa ujya utanga ibiganiro kwa Sabe wo kwizimbi yitwa Nyiramwiza. Hormuzi uzi icyo ari cyo. Ndayikizi. Hormuzi uyu munsi iriho passcode. Sibyo? Ariko wamungani kubera nyine iba yaragiyeho UPI. Hariho UPI. Urumva ni ikibazo. Reka twikomereze. Uyu munsi tukavuga Ayatollah Ferdinand. Uyu munsi tukavuga tuti Hormuzi Ayatollah Ferdinand yarayikatiriza ashyiramo abamarine nibo barimo kuyoga. Batarapu ntago mugifite uburenganzira. Batarapu ntago bagipokandagira muri ayo mazi n'andi mazi yose. Abajenerali bo Batarapu barapfuye. Bose barapfuye. Noneho ibi byose bikaba ibibazo. Kuba rero aya mafaranga hari abagira neza bayohereje, yarangiza akayakoresha, agahimbiye imitwe kugira ngo badahora bamubaza ngo ya mafaranga twakoherereje yageze iyajya, kuki utayagejeje yo ngo utwereke feedback. Yagombaga kwemera, wenda bo diaspora kajyabwira ati ndarwaye ntago ndabona umwanya wo kugera Igicumbi, ariko kuba yaragiye Igicumbi ntabwo azabakiga. Mutesi uramubona muri RIB. Mutesi rero abakiga twebwe dore uko tumeze. Yego. Njewe gamba ndaguhurira tuvugisha ukuri sibo mana. Abakiga iyo uvuze ikintu bita amajyaruguru, ikintu tutakubwiye twabwiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urumva tumajiye gusenda abacengeza aho yinjiye tubwira Inkotanyi tuti nguyu. Turangije turamubwira tuti turagukunda. Intara y'Amajyaruguru ni itora 100% niyiri hejuru mu matora. Iyo tukubwiye twe ngo turagukunda, ubwo tuba tugukunda, nta manyanga nta mbereka. Iyo tukubwiye ngo turakwangaga, ubwo nuko kwanga, ngubwo turakwanga. Niba rero abakiga bavuze bati umuntu yaduhemukiye, Meya Gicumbi navuze ati inzego zimukurikirane, nguhaye 28. Nguhaye 28 dutegereze turebe kuri Twitter ya Murangira Bitsiye. Nyuma ya 28 urebe kuri Twitter. Sibyo ushobora kuhabona Twitter itandukanye. Mutesi adatabaye iri joro umunsi w'abakoze ejo ashobora kuburya nabi. Natabare 900 cya miliyoni si menshi, we na Feredi n'abicare barebe no mu nshuti kurigira neza, bashaka amafaranga 900 iri joro ejo mu gitondo barare bayajyanye Igicumbi, filime tuyizingira ahangaha. Ikindi kandi za TV1 namwe Mutesi twifuza kako garuka muri social media, ariko uje nabi, aje nabi, ngwino wikwije, wigaruka gutya. Niba ndashaka ko kuko Mutesi nge ndabona ashobora kuba, ntago navuga ko Mutesi yaburi 900. Ni inkuru abashaka kuzana nanjye ntaho nikora 900 ubu hagize abantu bagira gutya bakabinyuza kuri TV1. Wamenya aho avuye se soko hayatanga. Ndabona neza Mutesi aragira ngo kuko ubu tugiye kumuvuga. Mutesi ashaka kugaruka, ariko acire birarura. No hari ahantu kambwenu mutereka nkubwiza wigaruka muri mbwenu. Ngenu urarugakaye mute wamanya urija mute kutakamanya abantu bahabyumba ema ninkugambira eze social media turi kumanya umukiga takakubwira ko yamugambira amazema ngenu yija kukuraba utaka ukamukwatira ayi kanigarukiri Tiasho. Konka nagambira Mutesi. Mugambi? Agambe mazima. Gambe mazima. Taka kora makosa nkaya. Ema reka nigarukire mawe. Afude. Afude. Mute. Buriya reka nkubwire. TV1 ndagira ngo nyitungira gatoki. Buriya ejo bundi Magashi yaravuze ati inkuru gucyana agenda ajya kuri BTN afata Ndahiro Valens papa mukuramo ya costume
mwambika ikositimu yambaye nuza Jokeri. mukubita ikiwani Za Jokeri nizo aragenda mugira ikiwani arangije kumugira ikiwani turavuga tuti Magashi urarengereye ariko iyi nkuru aba bagabo bakora ndagira ngo mbarabure yego bahilabu sibyo iyi diro iyi mikino abantu bagenda bakina iyi ngiyi ni nayo idukozeho ubu ntabwo abantu bakitwizera aba diaspora sibyo ubu ntushobora gukora inkuru y'umuntu ngo arababaye babyita imitwe uze ejo bundi uko byagenze umuntu ubana n'ubumuga ari i Nyagatare yicaye mu gitebo bashyizemo ibishanga twaribaje tuti leta y'ubumwe ko mu mataje bubaka inzira z'ababana n'ubumuga mu mashuri ko hari ubukarabiro bwabo hakaba intebe zabo n'ibintu byose ahantu hose mu mawese ko hari ahagenewe ababana n'ubumuga ko hariho amagare ku mirenge ko babarura mu midugudu ko buri mu masibo mu nsengero ko nta kwezi gushira batatse imibare y'ababana n'ubumuga ko hari za handicap international n'ibindi bigo bitandukanye biza na za compassion ziza kureba abana n'ubumuga uyu muntu aba mu Rwanda ku buryo umuntu ngo abana n'ubumuga kugeza ubwo ngo yicara mu gitebo mwana siko batimba ariko banavuze ngo bajyana isazi ku buryo aho hantu nyine ashobora no kugira gutya agahita apfundura akantu karimo isazi ku buryo n'abantu isazi zibatumaho zigafasha ikiganiro kugira ngo cyerekane amarangamutima ya dira umuntu arimo gukora ntabwo se mwabibonye nyuma hajya yindi cano tukabona wa muntu ngo bana n'ubumuga aremye arahagaze ari gushima Imana ko yabonye umuceri ko bariye baryamye mu mashuka ariko n'ibintu abantu babisaba neza batibye abantu ubu se ntabwo uzisaga hano si hani Kabuga ya miliyoni 9 umuntu yakoze inkuru y'umuntu ngo ararwaye ari kuri dialyse kandi nibyo arangije afata simukada arayitwara na telefone aba diaspora bohereza miliyoni 9 abantu bagiye gukanguka bagiye gushaka telefone barayibura mu minsi mike bagiye guswapisha batse historique kuri MTN basanga 9 hasigaye 3,000 ubwo se urumva abantu bafashije umurwayi wabona abantu babyibushye mwana ngo naba YouTuber twarazambye twaravuze urufuzi rwaraje umuntu akajya yari agavuga inkuru ebyiri gusa ngo ntuza wacu ukajibona muri komenti ntuza wacu ariko turaje turebe urumva ubu se ntabwo uzisaga yiriya mu burengerazuba mu burengerazuba kwa Dorimbogo yego ni muri hajya se muri ni burengerazuba nyine ntago ariko ni Nyamasheke burengerazuba ntuzi ko Dorimbogo yapfanye umushinga wo kubakira nyina abantu bamara kubibona Dorimbogo apfuye bakavuga tereka dusoze inzozi ze harimo n'uwitwa Dr M aga project uwo mushinga ntabwo yaje kubivuga nyuma amanyanga abantu bamukoreye cano zikomeye hano se sizo zenyeranyiraga ayo mafaranga ntabwo zamuvugiye arwaye ariko amajije gupfa bajya kumucuruza Dorimbogo se nuzi ko ngo aba diaspora ntibatanze miliyoni ngo zigeze muri 10 na zingahe 10 hafi na 10 na zingahe maho ngaho kuko amafaranga yageze kwa Dorimbogo ni miliyoni 1,700 ngo yanyuze kuri simukadi ya nyina wa Dorimbogo andi 13 zose zaciye kubakire ba hano mu kuba YouTube hano i Kigali ni ibivugwa ariko duraho nibere nyiragatwe gatakarinda uruguma yego iyo umuntu akomeye bujya akomera mu mutwe kandi yawo ugukubisa uwawe urameneka urumva umuntu wagize gucya kamirizo 13 se kunda aho twinika Nyagasana atandambitse ikiganza aho ziri ugira ngo ntiyahinga bikoro afashe mimwe akaza kumbarura Nyagasana atari uborotse iki gitwe ntiyacimena urumva ntabwo turajya kwa Dorimbogo gusa wa mukobwa apfuye waguye Bugande yitwa Vava Vava yaburaga everyday Vava yaburaga umwuka batareba yaririmbaga umwuka ushira batareba yego ntibarebaga niyari agiye gukora amafaranga Vava ntiyapfuye ngo afite ikivuzo uburetse kano ka everyday ntabwo ari ntabwo ari Dorimbogo ni Dorimbogo ntuza gogo Gloriosa gogo ntapfanye icyifuzo ngo cyo kujya akabenzi yego ntago bibaba ubazazuka tukamuhe nese yabuze akabenzi ibaze ya mafaranga yakoreraga gogo ntago yaraherekejwe n'abantu apfanye icyifuzo gogo cyo kujya akabenzi
apfuye atari akabenzi arapfa ariko mwana ujya ntidufite ibiganiro urumva ntabwo yaguye kuri stage umwuka ntiwashiraga bareba uzi ivuriro bamujyanye Mogogo i Bugande ku muhanda hariya ndaribona neza n'amaso uzi ivuriro bamujyanye ntibamujyanye mu ivuriro ryiza yapfuye ajyanyweyo na leta y'u Rwanda sibwo bamujyanye muri ntuza muri Murago hospital kuki batamujyanye yo mirongo itamukubita muri ambulance amujyane muri Murago i Bugande uzi ko bavurira ubuntu ibitaro bya leta i Bugande n'ubuntu kuki batamujyanye muri Murago bamujyanaga hafi ngo ahita agaruka abaha amafaranga ntiyapfuye ari gusinya amasezerano ngo yo kwamamaza Mirinda yapfuye gucya dore afite ikarama meracya arimo gusinya amasezerano azamumarira iki ariko n'ubundi nabonye uwari warabitwaye ngo wamujeraga jebundi abajura baramuteye baratobora uri ubijyanira ubuntu n'abandi bakajya mu gifaransa bavuga ngo ni déplacer uradeplacer wagaruka ugasanga n'abandi mu gufuya mu ntambara abantu bajyaga gufuya abantu bakuru twe twari utwana n'umuntu akagenda akajya mu kigo ahantu akadeplacer amatora akaza agahisha hano undi uje gufuya mu kigo yahura na ya matora akadeplacer ya yindi undi yava kutwara amatora agenda agasanga ntayihari akagenda akadeplacer gaze ya byeri akaza akayihisha amaha undi unyuze ahagiye kwiba handi yabona gaze bese ni déplacer si ibyo ngibyo bari gukora ubuse tuvuge gogo gusa mubwire n'abandi babakobwa se aba bakobwa ubuse barangiye muri gossip babonye iki ntibakoze se vese na Dorcas ntibaririmbye ubuse abateye amakorasi gusa ntabwo bakize nk'ibyo byose abateye amakorasi gutera korasi gusa za kera ntibakize Vesire se na Dorcas bafite iki nuko babona bagenda bafite iki umwenda mwiza ibiki se wari wabona muri supermarket bifotoza nk'uko ubona ba Medina banuza baba baryoshye wari wumva se basohotse ngo bagiye bagiye Rubavu cyangwa bagiye aha naha ntabwo bakiri ba bantu batega akamoto n'amafaranga yose bakoreye ubwo rero ndi kurangira TV1 inkuru iyi ya ntuza iya Mutesi iroroshye urabona ko ari escroquerie iya Mutesi iroroshye nta kintu kirimo handi hantu hari inkuru baze batubabwire hari inkuru sibyo hari inkuru abana bariye amafaranga hari amafaranga nyamafaranga Buriya ndangira aba YouTube bajye kureba Sabe burya Sabe ne mu YouTube w'imfura kabisa buriya Sabe no mu YouTube w'imfura abandi ba diaspora bumva mushaka ko amafaranga yanyu mutumye abantu abageraho muze mu ntume uzaza gahamya ngo naramutumye ndayarya azagenda ndende batume Prince Robert banatume na Sabe bivuze ku mugaragaro hano kuri YouTube muzaze mu ntume kandi nge nzabatumikira banatume sa nge najyaho duke yego ye utabanje kumpa none se nkubeshye ugiye gucya wikore umamagara uti Sibomana ngo haye igihumbi cy'idolari jya kumfashiriza abakene nanjye ndakenye ndihera ndafataho desi 800 ngende nyahabakene oyange bazantume zabatumikira na oyange bazarorere numbwira uti shaka gura imifuka 10 uyishyira abakene nzajyana 9 umwe ngusige mu rugo kuko nanjye ndashonje turagushimiye ushakira abantu uraha amakositimu 10 nanjye mpora nambaye amashati nzamanza nzishyira ku rutondo wa mbere nkunda abandi nkuko nikunda uwa mbere Sibomana ubundi nguha 9 ngiye abantu nakoranye nabo bose barabizi urambwira uti shaka abakene bo guha Noheli ntoranyiriza bataratu uwa mbere Sibomana Jean Baptiste ngashyiraho batanu ndashaka abantu ndaho ibitenge manza w'umugore wanjye nkashyiraho 4 aho kugira ngo ejo sibyo neze nkubeshye nambara ubusa sari njye utanga imirizo oya reka dufate umwanya tubashimire yari breaking news nubwo atetwe twari breakinze ariko na makuru abari akiri update ari timeless ni teka mutwe rya Pasteur Mutesi twari turi kuganiraho nabyo kuko mukanya umuntu aranyandikiye nta n'ibindi bindi wenda niyo twanakora tayito ubuteka mutwe bwa Pastor Mutesi umukozeho dore ibyaha 3 bikomeye Pastor Mutesi arimo gushinjwa kuri RIB umuturage w'ibyumba hanyuma yo kumwambura
ntabwo acecetse. Nimwumve ikiganiro umuturage w'ibyumba atangaje cy'ubutekamutwe yakorewe na Mutesi. handitse gwiki umva ibya Mutesi wanyusha. uri kumva rero tuba tugomba kwicara tukivugira, si twe tuba tubazanye ku mihanda, ariko natwe bazatuvuga mu gitaha, ntago bareka kutuvuga muri iki turabavuga no mu gitaha natwe bazatuvuga. Reka tubashije mwese mwanye natwe tubabwiye ngo ibiganiro byacu akagaruka. Shalom shalom.